hanyuma rero Diana amaze gutanga ikiganiro kuri TV5 Monde urumva muri iyi kampanye mediatique nanjye ntangiye kubibona yo kwibasira u Rwanda n'ubutegetsi bwarwo. Uyu muntu rero uri inyuma y'ibi bintu afite imbaraga cyane, ntago ari byo gukeneza, kuko twari tuzi ko ari inkuru zasohoka umunsi umwe, ariko ubu nanubu zacyasohoka. Hanyuma rero kuri iyo ni buri munsi hanyuma muri introduction ariyo bakoze rero yitwa ngo kuko hano narayisesenguye kugira ngo havemo amasomo. Iyo bise ngo Diane Rwigara une voix réduite au silence par Kagame, par l'oppression politique au Rwanda de Kagame. Nkuvuga ngo ijwi rya Diane ryari rizamutse bararicubya, ricubywa n'igitugu ngira ngo. Hanyuma ati cependant cette image lisse se cache derrière cette image lisse se cache une réalité sombre d'oppression politique. Urumva urakaza akajambo kitwa ariko n'akantu kabi, ariko ni kabi cyane. Amaze kuvuga ati u Rwanda rutera imbere, rufite stabilité mu karere, byajaguye ibindi bihugu, ako karere mu bindi bihugu u Rwanda rwo rutekanye, niko nkacyo ashatse kuvuga. Ariko ntavuga impamvu mu bindi bihugu byajaguye u Rwanda rukaba stable, ahita avuga ati inyuma y'iyo sura isize image lisse. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karegeya Omar Pano, twongeye kubashimira kubasanga hano, turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza aho muherereye. Twizere ko mumeze neza cyane. Yes. Boneyeho kandi n'ubundi kwakira mwarimu wacu kuri Pano, ari nako kandi mwakira muri Urban by City Blue. Ahantu heza cyane tuba tugiye kuganirira, dukunze kuhababwira tuti umuntu ushaka gusohoka, ushaka kujya ahantu heza hari amafu n'amafunguro, ni muri Urban. Yes. Kuruhuka ni muri Urban, hari uburyamo, hari iki, ibyo byose urabihasanga. So rero Karegeya, uraho neza? Yes, ndaho ndakomeye. Ngo ndavugira abantu muri rusange bukuri Pano. Yego. Bari baguye munsi. Ari umuntu uri Kampala babyutsa ambaza ikibazo nk'iki, arambwa atereka nkubaze nka Jaras. Weekend yawe yagenze gute? Namusubije mubwira ko nari nibereye mu kazi bisanzwe. Ariko yambwiye ati ngiye kukubaza nkuko Jaras ajya kubaza. Ni umuntu w'inshuti yanjye yaje mu Rwanda agenda tutabonanye. Ndamukengurukiye, aradukurikira byose ababikurikira. So weekend yarimo akazi birumvikana. Hanyuma ahangaha mpura n'ibintu byinshi abambwira ibibazo, abo tugira inama. Umushuti wanjye uba muri Canada wagize ikibazo, ariko twarakiganiriye, birangira amuhereje kwa Pasteur Antoine Rutayisire, amuha ibirenze ibyo nari namuhaye. Ubu sinzi aho bigeze. Hanyuma n'undi mubyeyi nawe uri mu majyepfo, nawe ikibazo cye umwe ubushize nari nagiye kureba mbere yuko nza mu kiganiro, nawe hari aho bigeze, nkomeza kumwihanganisha nkamubwira uko agomba kubyitwaramo, kwirinda ko bimufata umwanya munini, kuko ubuzima nicyo kintu cya mbere, kandi ubuzima bwo mu mutwe aha ni muri moteri, iyo mu mutwe byanze n'amaboko ntakora. Hanyuma ubwo ndongera nihanganishe muri Canada, nihanganishe izaza. Yego, nazirababaza. Urupfu runyibutsa rw'umuseminari wo ku Rwesero mu myaka yashize, we yararohamye. Yararohamye, bahita banahagarika ko abanyeshuri kujya bambuka boga muri Muhazi,
ariko urumva ntago izaza barahagarika kujya mu kibuga. Impanuka ni impanuka. Impanuka ni impanuka. Kuko ibyo bintu byo ku Rwesero ndabyibuka byarambabaje ku mwana we yarageze mu wa 5 bahita bahagarika kwambuka, kandi ubundi kera abaseminari niho bigiraga koga. Hari abahungu bambukaga Muhazi n'amaboko. Harya buriya nukwambuka n'amaboko, reka nkubaze. Nukwambuka n'amaboko, nukwambuka n'iki? Nukwambuka n'inda, nukwambuka n'iki? Kwambuka woga, bo wambutse n'iki? N'amaboko siyasa bakora enda. Kwambuka n'inda. Hari abahungu bagendaga rwose akafata imyenda akayambara mu mutwe, ubundi akoga akajya hakurya akajya gusura inshuti hakurya muri Gasabo. Ubwo icyo gihe yari komine Gikomero. Yes. Akaba afite nk'umuntu yego akaganira akongera akagaruka akinjira mu kigo. Nibazima rero icyo gihe babaze seminari. harimo umwe nzi ko nkurikira ko tujya ducatinga kuri WhatsApp, ajya anyohereza ibiganiro bye. Nawe yabaye umunyamakuru, nawe ni umunyamakuru. Yabaye n'umunyamakuru hano. Nawe bavugaga ko ngo yajyaga bikora gutyo. So urumva rero nyuma yaho uwo mwana agwiriye muri Muhazi bahise bafata ingamba zo guhagarika ko abantu bakogamo, ariko si wo muti. Impamvu mbigaruye nuko ho bafashe umwanzuro wo guhagarika koga muri Muhazi, ntabwo rero izaza barahagarika kujya mu kibuga. Biragoye. Impanuka iraba, nuko twihanganishe n'umuryango we n'abaseminari bose na padiri nabyutse mwandikira. Sinzi niba akinkurikirana hano kuko ahandi nabanje yari mu ba hafi. Yego. Yes. Ariko buriya baza asigaye akurikira. So muri make bwo no kwihanganisha uwo muryango. Ibindi bizaza ni mu rugo. Hariya sini iwacu ahubwo utanzamusura. Padiri nzamusura mwihanganisha. Mu byumweru nka 2 nzajyayo. Yego. So muri make nuko ubwo ibyo navuga ubuzima tubamo nyine. Inkuru zimeze nka zimwe za Vesti nazo ni nyinshi ibintu biba byarayogayoze. Nibaza ko nanjye hari igihe nzagira, ntago ndi kubibona neza niba nzakora ikinyamakuru cyandika famille comme ça, cyane cyane abagore. Sinzi impamvu najyaga nibaza impamvu ubuhamya bwinshi buza ari ubw'abagore. Urabona ari byo ari kwa Sabe n'abagore, ari kwa Gerard benshi n'abagore, sibyo ko nabonyemo umugabo umwe. Ari kwa Vestina harimo abagore benshi. Nibaza ko buri umuntu ikibazo yagishakira ko abagore aribo bashyira hanze ibyabo, nka terapi, nk'uburyo bwo gukira ibikomere. Abagabo rero ubwo tubyihagaraho, abagabo bo ibibazo byabo babitura icupa, aho kugira ngo abivuge cyangwa biganirize umuntu bigabanuke, aragenda akajya ku icupa. Ababishoboye bakiri batoya bagashyiramo n'igitabi cya siporo, bakumva ko bikemutse. Ariko abagore bo benshi baba bashaka kubivuga, ni benshi. Rero ngira ngo ubuhamya bwinshi bukunda kugaragara ari hejuru ya 90% uba wumva ari abagore. Ariko nabo umugore ni umuryango. No marite amarero y'umugabo atemba ajya mu nda, y'umugore akajya hanze. Ubwo niyo mpamvu ko niro turuvye nanjye byinshi mbafite ari iby'abagore. Rero ariko nabo tugomba kubafasha ko abagore ni umuryango. Niba umugore mu mutwe adatekanye, n'ubundi n'umuryango ntiwatekana. Kuko urumva byarateje saga mu minsi ishize. Ukavuza mpita mbyibuka. Abagore abagore urumva nyine niba umugabo we agahinda ke agatura kontwari na Burarirwa na Skol, umugore we akagatura abapasiteri, abanyamakuru, inshuti, ariko bikarangira atashye. Umugabo we agataha saa 9, ariko umugore ya saa 3 yamaze kuganira ari mu buriri, nanarira ararijira mu buriri. Naho umugabo we aratemba ajya mu nda akayarenzaho primus, ayamanuza umusemburo akarara kuri kontwari, ingonera zikaza bugacya bukongera bugacya. So rero urumva ari ikibazo, ariko umuryango harimo utubazo. So ndumva so ntabwo turi bubitindeho cyane, wenda tuzabigarukaho neza. Tuzabigenera ikiganiro ku muryango kaba gahagije ako ngako. Ntago twatera ikiganiro ku buhamya bw'umuntu umwe. Ikiganiro cyose tuzareba ubundi buryo tuzabigira, twabikoramo inkuru, twabikoramo utudokumentari dutoya. Ndimo ndareba inzira umuntu yabinyuzamo, kubera ko iyo tubivuze
hari igihe iyo bikijije umwe uwabivuze ushobora gusanga hari abandi batanu bafite ikibazo nk'iki kandi birakoreka ubuhamya burahari so tuzajya tugerageza impande zose yego so rero reka Karegeya twinjire mu metero dufashe gutera imetero ku biba bihari by'amakuru ngira ngo ku munsi w'ejo twese cyangwa se abanyarwanda muri rusange kuko ngira ngo ntawe uba utategereje icyo umukuru w'igihugu agomba kuvuga twari twararakiwe na RBA gukurikiza ikiganiro n'umukuru w'igihugu kuko kiza gutambuka ndetse aza no kugira byinshi agarukaho ariko kandi ikintu yagarutseho kindi kirimo na Rwanda Classified ariko narikubwiye ntubitindeho nababwiye ngo Rwanda Classified ikimara kuza turi muri periode y'amatora nta kintu na kimwe cyavugwa ku Rwanda muri kino gihe kitarimo Rwanda Classified kitarimo amatora uwo ni wo mwuka turimo niyo nyanja turi kogamo cyane rwose ntago byabura vraiment ikiza nuko shimira barore wageze wanabimubajijeho niba manza ari wa mukobwa wundi bari kumwe Martine byari bisigaye ko tumenya naho n'icyo umukuru w'igihugu abivugaho abantu bari barabyoroheje ariko ntabwo ari ibintu byoroshye kandi Rwanda Classified aho isa naho ibera kaga nk'uko Byansi yanabivuze kuri Twitter bashaka kugaragaza ko bibasira umukuru w'igihugu batibasira u Rwanda hari byinshi d'abord umukuru w'igihugu watowe n'abaturage icya kabiri noneho hari byinshi bamuvugaho birimo inyungu z'abanyarwanda so rero umukuru w'igihugu yaravuze ati barimo barata umwanya wabo ariko ntabwo mbihamya bafite icyo bariho kuko ni kampanye ngari aho bataye amafaranga n'uwo mwanya mwakabaye mubikoresha ahandi ariko ntabwo bicaye ni kampanye ngari kuko ubushize nakubwiye uko muri hanze ya za nkuru hari n'ibindi bikorwa ibiganiro nakubwiye Rusesabagina muri Norvège n'abakobwa be abonye noneho yageze Canada bari Canada wenyine na Michaela Long na Smith Wati ari kumwe na Michaela Long bakaba bari kumwe na Stephen Smith bavuga ku Rwanda pe urumva avuye muri Norvège ageze Montreal bavuga ku Rwanda Michaela Long nawe muri Rwanda Classified avugwamo atangamo ubuhamya kandi baramuzi position donc nuvuga ngo ni kampanye ngari ikomeza so rero ntabwo ari yo abantu bakwicara bisaba kumenya ngo position yihe dinki cyakorwa reka nguhe urugero ubwo nari maze Rusesabagina Norvège Rusesabagina Montreal madamu uziko muri Rwanda Classified havuzwemo nabo kwa Rwigara umubyeyi na Diane umubyeyi na murumuna we bakora ibiganiro Anseri nabo Anseri kabisa wumva ko mu kantu karimo uriya mubyeyi ibyo avuga agaruka nanone kuri Ntwari uvugwa mu mirongo y'imbere ya Rwanda Classified hanyuma hazamo Diane n'ikiganiro yatanze kuri TV5 Monde ibyo byose rero ikiganiro yakoze kuri TV5 kuri Africa Flash nicyo ngiye kuvuga ariko interview aho Diane avuga muri Africa Flash ni niyo ya TV5 aho avuga ko bamwambuye pasiporo atavoyaja yagera kuba atarasuye muri umunawe akarira kubera ko urumva ni nkaho atanamushyinguye yahise afatwa n'ikindi so rero icyo ni ikibazo ariko sinzi ariko ntabwo byashoboka narimo ntekereza ese umuntu niyo baba badashaka ko agira libre circulation yagize nk'ibyago nta bundi buryo yagenda nka kuriya Gasana yatashye ubukwe akasubira muri gereza haba hari ikibazo ni imbere mu gihugu no ariko ya mekanizme zikorwa kugira ngo umufungwa atahe ubukwe zanakorwa ku wundi muntu kandi we ntabwo ari n'umufungwa baramubaza ati kuva aho nsohokeye muri prison ntabwo baronuveye pasiporo yanjye ariko ku bintu bimwe nka kujya gushyingura umuvandimwe numva bashyiraho mekanizme yakagenda simbizi uko babitekereza ariko ibyo ntabwo mbyinjiramo
hanyuma rero byinjiramo kuko ntago abantu bose se hanyuma batabara babo bari hanze byakwigwa ariko ça dépend. Okay, Okay. ça va. Okay. Reka mbireke. Hanyuma ndahera ku dutoya kugira ngo ikinini ze kugitindaho. Ibiganiro rero bya mama wa Diane na nuriya muvandimwe we Tabita, yego hari aho byangarutseho ariko icyo nashimye umubyeyi yaranyimanye. Yambwa ati Karege yageze gutya basigaye banyita nanjye ngo ndi umuntu wa Kigali. Iyo mvugo ntago nyikunda pe, ibyo nukunshyirishamo, ntago ndi umuntu wa Kigali. Iyo bavuze ngo leta ya Kigali cyangwa abantu ba Kigali ni abantu bafite ibiro Kigali, nta biro ngira Kigali. Ngewe ndima ku mihanda, mvuka Ibyumba, nubatse i Bugesera, mfite indangamuntu ya Gasabo, ncumbitse muri Nyarugenge, ntago ndi umuntu wa Kigali. Umuntu wa Kigali ni umuntu afite ibiro atondamo buri munsi, ahembwamo, afite n'inshingano za Kigali koko. yego Nge nazo abantu bari hanze bakunda gushaka kunyinjira muri ubwo buryo. Hari n'abandi babivuze ngo ibifobagane, ngo ndi igifobagane. Ahubwo ni mukuru w'igihugu yavuze ibifobagane, ni abantu bari mu nshingano batazubahiriza. Nge ntazo ndimo. Hanyuma rero Tabita ashaka kuntamika ni mukuru we, nirinda kubivuga kuko ntametiriza relation bafitanye, nimara kwimetiriza nzajya nyikoresha. Ashaka kuntamika nyina wa Diane, avuga ati uriya muntu Karege yarasetse, yarakwemwenutse. Narabisobanuye, nasekaga ibyo avuga ku rupfu rw'umwana we, yarababaye. Ariko noneho ngo naravuze ngo yarahungabanye, ngo buriya ngo ni nkaho yakavuze ngo bakujyana Indera. Ntabyo navuze Tabita please, ntabyo navuze kandi ndabizi ko nshatse kubivuga nabivuga, ariko ntabyo navuze. Yarahungabanye, akeneye counseling y'inshuti, abavandimwe n'abandi. Ariko ngo uriya mugabo wa Kigali rero ngo buriya nkaho yakavuze ngo bakujyana Indera nka Barafinda, ntabyo navuze. Oya, winamika umukecuru rwose. Hanyuma ati yarasetse avuga byose, muri byose se Tabita hari aho nabeshye. Icyo ni kimwe ko navuze ko ari ibyago. Nguriya muryango ntusanzwe nyine. Umuryango umwe se ushobora kuba ibyago birenga biko ntabwo usanzwe. Ibyago rimwe kabiri gatatu ntabwo usanzwe, kuko iyindi miryango izo kazi hashobora kuba ikibazo rimwe mu myaka 5. izo kazi ziwuha ubudasa. Ziwuha ubudasa. Hanyuma abajije ati ngaho rero Adeline gira icyo bivugaho. Ati rwose uwo mugabo naramwumvise, naramubonye, ariko ibyo yavuze byanteye agahinda, ntacyo namuvugaho. Igisubizo nagishimye. Ntabwo yagiye mu mujyo wari umubajije. Agahinda ko ni kakari navuze nyine, yarahungabanye. Ntabwo byakabaye bimutera agahinda. Guseka nka kwenenuka ngo ndasetse urumenesha, ntabwo nasetse ko bapfushije. Nasetse impamvu biba iwabo byabaye binini. Iyo setse nka kwerenuka burya ni ukuvuga ngo ni ibintu bitangaje, bitunguranye, cyangwa bitavugika. Tuzajya bireba buriya mvuze akantu kangoye, cyangwa nzi neza ko katari wumva amahoro. Nuko niyo mpamvu nawe aravuga ati uribuka ko icyo gihe yavuze ati dore bavandimwe nanjye nisubira i Kigali, ibizambaho ntimuzandirire. Araraze ubu si utabisetse. Ese umuryango navuze ko ni umuryango ufite amateka, ufite amakuru avamo amasomo. None se koko uriya muryango, uriya mubyeyi ni uwo kuraga ageze muri Amerika ati ninsubirayo ibizambaho ntimuzandirire? Ibyo utabisetse biratunguranye. Byagenze bite kugira ngo umuryango nk'uwo, uko twari tuwuzi mu mateka ya kino gihugu, ugeraho umukobwa avuga ati pasiporo banze kuyironuvera, umubyeyi nawe avuga ati ninsubirayo ibizambaho ntimuzandirire? Icyo ni ihungabana. Tabita ntabwo yarampemukiye, ntabwo ihungabana rivurirwa Indera. N'ibya Barafinda sinigeze mbishyigikira. Ihungabana ishobora kuganira écoute active mu bavandimwe, mu nshuti, mu bantu wibonamo, cyangwa se abaganga babyigiye, ariko ntabwo ari ngombwa Indera. Ntabyo nigeze mvuga ngo ajyanwe Indera. Ariko arahungabanye. Ari ibyo avuga, uburyo bimeze nk'ibi
guhungabana si ukurwara mu mutwe. Yego. nimbyita nk'ubwiyahuzi rero nabyo barabifata ukundi, ariko nyine kuvuga ngo nisubira i Kigali ntimuzandirire nuko ubwo rero umukecuru amusubiza nyine yamwimye amakuru, mbese yamwimye amakuru. Urumva ntabwo nibaza ko yabitekerejeho avuga ati sinaturwondiho ngo njye kwiteranya n'abantu tutaziranye. Iyo utarakinze ubuzima bwanjye ugatarakinga n'ubwo kwa Rwigara, vraiment nta kintu nigeze mpuriraho nabo ngo tugipfe cyangwa tugipfane. Oya, n'ubushize warabisobanuye neza Karege. Ubushize warabisobanuye neza, uravuga uti ibyo avuga bishobora kuba ari ukuri, ntawe ubihakana, ariko imputability, oya ntawe ubihakana, ntayo navuze. Navuze ngo ibyabaye muri uriya muryango harimo responsable, harimo wabigizemo role, harimo n'uwo babyitaho byitirirwa. Icyo gihe navugaga impamvu Diane nyine yitandukanyije n'ibyo mama we avuga. Yego, ibyo avuga bishobora kuba ukuri, ariko ababikoze, ababigizemo uruhare n'abo byitirirwa aho ngaho ako kanyuma niko Diane atagomba kandi koko nawe yarabishimye. Nibyo, kuko umurongo wa Diane n'uwa mama we biratandukanye. Kandi Diane iyo umurebye, Diane wa 2017 mu matora, Diane wo muri gereza, Diane ntabwo ari we wanona. Fuka abantu babevuriwe. Noneho we yavuga ati ngiye n'abasaza banjye tutandukanyije na mama, basaza be bafite imbere heza. U Rwanda n'urwa isaha ejo ushobora kuza ari minisitiri cyangwa ari senateri cyangwa ifo kugira. Uriya rero na Tabita nawe afite uwe murongo yamaze guhitamo, ari kujyana muri ya mukecuru utandukanye n'uwo Diane afite hano, utandukanye n'uwo basaza be bafite. Rero nibagenze gake. Hanyuma rero Diane amaze gutanga ikiganiro kuri TV5 Monde, urumva muri iyi kampanye mediatique nanjye ntangiye kubibona yo kwibasira u Rwanda n'ubutegetsi bwarwo, nka flash iyi Africa Flash ku munsi noneho ntibukiri idasohoye inkuru nibure ebyiri zanditse cyangwa za video, amadokumentari buri kanya, tanto guhuza u Rwanda na Congo, ngibyo kuri Diane, ngibyo na Uganda, buri munsi. Uyu muntu rero uri inyuma y'ibi bintu afite imbaraga cyane, ntabwo ari ibyo gukeneza, kuko twari tuzi ko ari inkuru zasohoka umunsi umwe, ariko ubu nanubu zacyasohoka. Hanyuma rero kuri iyo ni buri munsi. Hanyuma muri introduction ariyo bakoze rero yitwa ngo kuko hano narayisesenguye kugira ngo havemo amasomo. Iyo bise ngo Diane Rwigara, une voix réduite au silence par Kagame, par l'oppression politique au Rwanda de Kagame. Nkuvuga ngo ijwi rya Diane ryari rizamutse, bararicubya, ricubywa n'igitugu ngira ngo cy'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Niyo politique. Muri introduction rero niho hazamo hahandi Diane avuga ko pasiporo ye baze kuyironuvera, bikarangira muri umuntu warinze apfata musuye akanarira. Hanyuma noneho bati muri introduction y'uwo munyamakuru ukora documentaire avuga ngo igihugu cy'u Rwanda gifatwa na benshi nka phare de progrès et de stabilité dans une région souvent troublée, nk'igihugu ntangarugero gitera imbere kandi gitekanye mu karere kameze gutera troublé kajagaraye cyangwa se kajagaraye se cyangwa kadatekanye, troublé byajaguye. Muri introduction byajaguye. Muri introduction ni ku munyamakuru atangira impamvu rero nkubwira ibintu campagne médiatique na propagande donc ubuzi cyiza ariko ukadevelopa ikibi. Urabona uko atangiye azi ko u Rwanda koko azi ko u Rwanda ruri mu iterambere, rufite stabilité mu karere, byajaguye ariko rwo rugatekana. Ariko mu kudevelopa akadevelopa ahera kuba Diane yimwe ijambo, ibyo ntabiha agaciro. Na Rwanda Classified rero nicyo cyabaye, bagiye bareba côté négatif rimwe na rimwe bakabikabiriza, mu gihe
n'uturi pozitifu nce ukurenzwa ingohe reka do hanyuma ati cependant cette image lisse se cache derrière cette image lisse se cache une réalité sombre d'oppression politique. Urumva urakaza akajambo kitwa ariko ni akantu kabi ariko ni kabi cyane. Amaze kuvuga ati u Rwanda rutera imbere rufite stabilité mu karere byajaguye ibindi bihugu, ako karere mu bindi bihugu u Rwanda rwo rutekanye niko nkacyo ashatse kuvuga. Ariko ntavuga impamvu mu bindi bihugu byajaguye u Rwanda rukaba stable, ahise avuga ati inyuma y'iyo sura isize image lisse hari hihishe ukuri kwijimye, se cache une réalité sombre d'oppression politique, igitugu cya politique cyane cyane kubatinyuka kuvuga ibitagenda mu Rwanda. Icyo nshaka kuvuga niki ntago ndakomeza. Icyo nshaka kuvuga niki aka gato kazima n'uyu nguyu abasha kuvuga, abavugira leta niko bakadevelopye, kuko waragera hagati akazamura ibindi bitari bizima. Nukuvuga ngo iyo ukunze umukobwa ukunze umukobwa cyangwa umugore ni ibiremwa byiza Imana yaduhaye, natwe bafite icyo badukundira. Mpamvuza umukobwa kuko ngiye sinakunda umugabo. Ushobora kumukundira imisatsi, ushobora kumukundira amaso, ushobora kumukundira inyinya, ushobora kumukundira amaguru meza, ushobora kumukundira iminwa myiza, ushobora kumukundira igituza cyiza, ariko ibyo byose ntawe ubigira byose. Ukavuga uti mbega mareba temba amaribori maso y'inyana, undi umwanga akavuga ati ariko ibitugu bye birahetamye, cyangwa agendera imitego, ukadevelopa ya mitego agenda nk'uri kuza wirengagije amaso meza yari yagukuruye. Umukunda azadevelopa amaso, umwanga adevelope imitego. Bantu rero bandi nabwiye nyine aka gatoya n'uyavuga nibo hari abakagombye kukavugira kagakura, ariyo stability. By the way nk'ubu ngubu ushize nyitangiye iki kiganiro bwa mbere nkivuga navuze kuri Eugene Gasana Richard. Yego. Ako navuzeho nubwo wenda niba yarabifashe nk'inenge cyangwa iki, avuga ku bijyanye na agenda yihishe mu kuba muri peacekeeping. U Rwanda rujya gutanga umusada mu bindi bihugu byo kugarura amahoro, avuga ngo u Rwanda muri Mozambique Union Européenne yaruhaye miliyoni 20 z'amayero, kandi irimo irapanga kuzikuba kabiri. Byabaye biri mu nzira, nubwo hari ababirwanya, biri mu nzira. Miliyoni 40 nizo zigiye guhabwa abasirikare babunga umutekano muri Mozambique. Nkiyo ni positive, ariko ufite iyindi mirebere nuvuga ngo abavugira uruhande ruvugwa nabi muri Rwanda Classified, hari byinshi bakahereyeho nabo bakazamura bakadevelopa. Nk'icyo ibyo ni ibigwi nibi Union Européenne yarabonye abanyarwanda muri Mozambique bakora neza, ikaba yongereye amafaranga yabahaga. C'est bon. Ababivuga nibabivuge ntabwo ari nge genda sesengura, nibabivuga ahubwo nanjye mbona amakuru sesengura cyane. Okay, hanyuma ku munota wa 4 isegonda rya 17 avuga basaga naho bavuga abantu uko bigenda mu Rwanda, avuga ngo sans fondement et politiquement motivé. Donc ibintu biba ubwo bari bagikomeza ntago ndi kwibuka neza, ariko bashavuga ngo hari ibiba ukayoberwa aho biturutse, ariko bifite agenda politique inyuma. Umunota wa 4 isegonda rya 43 malgré les éloges de Paul Kagame de la sécurité, de l'unité, de la construction. Urabyumva? Aha, niki shaka nahana shakaga. Les éloges ni ibisingizo. Nubwo hari akavuga ati nubwo hari ibisingizo bya Kagame kubijyanye n'umutekano, kubijyanye n'umwe bw'abanyarwanda, kubijyanye no kubaka igihugu, ubwo batangiye
marigre nayo ni nka ariko ni nka ariko nyuma kazana ibiri negative abavugizi bakazamukira 16 roje igihugu gitekanye, stabilité muri region trouble, ubumwe bw'abanyarwanda, ubwiyunge, kubaka igihugu, iterambere. Abo ni bakazamukiye kuri ibi kuko uyu nguyu nubwo yakoze inkuru afite position afite, ariko kugira ngo hari ibyo ari guheraho biri positive, abandi kavuze rero nabo bakadevelop biri positive. Umunota wa gatanu segonda rya 33 bakavuga kuri progrès économique et la stabilité comme attenuwa, akavuga ngo hari byinshi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba yarakoze bitanyura benshi, ariko kuba hari progrès économique, iterambere ry'ubukungu na stabilité bikaza bigabanya ubigabanyiriza ubukana ibyo yaba yarakoze bitanezeza abantu. Ibi nabyo rero bakabizamukiyeho nyine. Urumva ni nkaho ni kwa kundi uvuga ngo harya ni ngo dore icebe. Umunota wa gatandatu isegonda rya 11. Aha rero ngeze hahandi bivuga ngo Rwanda Classified ni kampanye ngari ihoraho universelle iba iri mu bihugu byose. Hano baravuga ngo barahamagara nko guhamagarira isi ngo c'est une lutte qui nécessite l'attention et le soutien continu de la communauté mondiale. Ni nko gutamika u Rwanda isi yose. Baravuga ngo ni urugamba rusaba ubwitonzi n'inkunga ihoraho ivuye mu batuye isi yose. Baratabuse. Nuvuga ngo nabari abanyamakuru 50 bararenga. Barahamagarira isi yose. Impamvu mbyita ko ari kampanye ngari bikomeje gutya itangiye ubu ngubu nubwo mu buvugizi bavuga ati nugusabota amatora yazaba byose ndabizi turakoza imitwe y'intoki, ariko na nyuma yayo ibi bikomeje yarangira, ariko bese sabotage ntizabura kandi zikomeje. Iyo sabotage zihari ntabwo abantu bakora neza. Hari ibigabanuka, abaturiste bakavuga ati u Rwanda, buri kanya wicara uvuga ngo u Rwanda ntirutekanye, abaturiste bakagabanuka, abatera nkunga, aho ugiye gukomanga batirerere ibintu nk'ibyo. Umuturage imbere mu gihugu nawe bisaba rero ngo haboneke n'abavuzi b'ibyiza. Niba umuntu atangiye gukora appel lutte qui nécessite l'attention et le soutien continu de la communauté mondiale, umuntu wavuze gutyo arahamagarira isi yose kwamagana u Rwanda, ariko bisaba rero. Hanyuma umunota wa gatandatu isegonda rya 30 akongera ngo appel à l'action. Hari bigomba gukorwa ni ibiki? Alors il faut contrecarrer. Urumva kampanye yo irashaka gukwira isi. Ndumva ngo rero u Rwanda, inzego, abavugizi, abanyarwanda, inshuti zabo nabo bagomba guhangana n'ibintu. Niba umuntu afashe yidesize guhamagara communauté mondiale contre le Rwanda, akavuga ngo appel à l'action, hagira ibikorwa n'ibiki. Wakumvise ibi bikeneye ubuvuzi. appel à l'action. Hanyuma umunota wa 7 n'amasegonda 25 aho Diane Rwigara avuga ati nubwo sinzi icyo nzira, nta kintu mvuga kibi, ati usibye ko je dis les choses comme elles sont, ibintu bivuga uko biri. Ati kubera ko ntisumeta au statico nibaza ni nko kuvuga ngo ibihari ntabwo mfukamira ibihari. Mvuga uko biri, ntitaye simpfukamire abashaka kuvuga ibyo bashaka. Ni nkacyo yakavuze. So urumva rero nabyo nukubireba nyine na interview itari ndende, kandi kuvuga si crime, ntabwo ari icyaha kuvuga, ariko sindabonera icyo nzira, passport yanjye banze kwivugurura ibintu nk'ibyo. Ati ibintu bivuga uko biri, kandi ntabwo ninzi neza, ariko nawe hari impinduka par rapport y'imyaka yabanje, nawe arabizi. Hanyuma
gusa utararengaho nyuma y'iyi hari indi yasohotse utararengaho icyo maze kumva cyo nuko abantu bari muri Rwanda Classified muri iyo nkubiri bazi ibiri positive yes bakadevelopa ibiri negative niyo mpamvu rero kontratak yakabaye ko abatayirimo bakontrataka bahera kuri bya biri positive akari byo badevelopa ntabwo ari ukwicara umuntu aramagara communauté mondiale appel à l'action soutien continu ukabifata nk'ibisanzwe amatora yo ntacyo yaba amatora yo ntibishoboka kuko twayagezemo ariko se nyuma yayo ubwo iyo yahamagaye communauté mondiale ejo bundi u Rwanda rwohereza ambasaderi mu gihugu runaka babe baramwanza u Rwanda rutanga umukandida runaka babe baramwanza nuza hari akarina nibagiwe iki kinyamakuru cyahise kisana indi nkuru le même jour yego indi nkuru ivuga kuri Dr Mihigo Richard w'umunyekongo ushaka kuba kuyobora OMS mu rwego rwa Afurika wa undi narayibonye Mihigo Richard ashobora kuba afite izina ryo ni ikinyarwanda ashobora kuba afite n'ababyeyi b'abanyarwanda ariko bigaragara ko yavukiye Bukavu akiga Kongo Kisangani agakora muri leta ya Kongo ariko ngo ashobora kuba yari no mu Rwanda yarigeze kuba nk'umujyanama kandidatire ye by'ubuzima mu by'ubuzima kandidatire ye nk'umunyekongo nk'umunyarwanda nk'uwo mu karere k'ibiyaga bigari iri kuba sabote muri iyo nkuru bavuga Tshisekedi yitandukanyije muri iyo nkuru baravuga ngo Rokomba Tshisekedi entre Kagame oya ibyo narayikurikiye icyo shaka kubwira ni iki candidature di Dr Mihigo icyo shaka kubwira yego nicyo narayikurikiye icyo shaka kuvuga mu nkuru barabwira Tshisekedi nawe ashobora kuba yamaze kubyemera kwitandukanya na candidature ya Mihigo Richard kubera ko afite izina ry'ikinyarwanda cyangwa afite inkomoko mu Rwanda ngo kubera ibibazo u Rwanda rufitanye na Kongo umuntu ugiye kuyobora sante comprenez sante na M23 byaburira umuntu ugiye kumanaginga malaria sida za Ebola ku rwego rwa Afurika abaye ari uwo muri kano gace hari icyo bivuga ariko urumva igihugu cye igihugu tumwite ko ari bavuga ko bagiye ngo gucekinga niba afite nationalité congolaise ariko ashobora kugira ebyiri me ikigaragara cyo nuko yarezwe na Kongo akorera Kongo bitabujije ko kuba yakora u Rwanda kuko nundi turi bamwe usibye ibibazo ariko se kuba yajya à la tête ya santé muri Afrika bituma igihugu cye kimwihakana ngo kubera ibibazo gifitanye n'ikindi igihugu cye kindi cy'abasokuru be igihugu yavukiyemo kiri kumwihakana ngo kubera icyo abasokuruza be bakomokamo kandi noneho umva domaine agiye kuyobora ni sante pe ubu se inyungu ko aribyo nkubwira ko ukororana umujinya ukipfunira OMS Afrique iyobowe n'umuntu uva muri kano gace umurundi umunyarwanda umugande umunyekongo mu Tanzania wa hano hari ibintu abazi hari leta abazi cyane ku buryo kubonaho ko hari projet wenda ya malaria yo kurwanya malaria ivuye mu Rwanda ivuga iti dore akarere urumva projet ivuye mu Rwanda ivuga ati malaria ikavuga ati tugiye kurwanya malaria OMS Afrique muduha amafaranga target na akarere n'uturere ni Gisagara ni Kirehe nerere wenda agashyiramo na Gicumbi umuntu uzi kano gace ashobora kuvuga ati ku rutonde muvanemo Gicumbi kuko harakonje nta malaria ihari ahubwo mwongeremo Gatsibo amafaranga akayarekura ariko utahazi baduhaye uwo muri Mali cyangwa wa Senegal ntawazi ashobora kubyemera byose cyangwa akabyanga byose kuba hari muri buriya buyobozi harimo umuntu wa Gararake ni inyungu z'abaturage ba hano bose bakarere ntabwo rero akarere kagombye guhomba kubera ikibazo kiri hagati y'ibihugu bibiri nacyo kitazahoraho by the way yego kandi uwo mwanya yawukoraho nacyo kitazahoraho urumva bamubwira bati yitandukanyije reka nk'urundi rugero par exemple avuze ati
nuza wenda kurwanya sida muri ba cross border mu bagore bacuruza bambukiranya imipaka. Umuntu ukora umushinga ashobora gukora uwo mushinga agashyiramo umupaka wa Rusizi, agashyiramo Gatuna, agashyiramo Rusuma, agashyiramo Kagitumba, agashyiramo Gisenyi. Noneho Mihigo uza akarere akavuga ati no nta cross border nzi Rusuma muvanemo, ahubwo mwibagiwe Cyanika mushyiremo. Urabyumva? Amafaranga akayarekura cyangwa se inkunga isabwa akayirekura. Urumva bikozwe n'utahazi harimo ibihombo. So rero urumva hari inyungu kuba OMS Afrika yayoborwa n'umuntu Rwanda Kongore, ntacyo bitwaye kuko sante muri conflict nahari nta ya sante irimo. Cyo ni kimwe vraiment no kuvanga amadosi. Nta hantu ndi kodera umuntu OMS muri iki kibazo kiri hariya, sibyo? Ari iby'umutekano nabyumva, ari ibya politiki, ariko se sante kwere umuntu wa hano reka mwite wacu wiwacu abura ayo mahirwe ngo kubera ngo harimo akabazo M23 agiye muri sante. So ubwo rero urumva ni ikibazo, urumva niko bigenda bikura, kandi icyo nacyo ni Flash Africa ikora byinshi cyane, ikora byinshi. Mukanya hariyo nigeze kubona mona yanditse ngo Paul accuse Paul d'être responsable de plus de 12 millions. Paul Rusesabagina ararega Paul Kagame impfu z'abarenga miliyoni 10 muri Kongo. Paul accuse Paul. None umuntu akagira Rusesabagina nk'ibi byose twakabaye tuvuga. Rusesabagina isi iye mubona according to Rwanda Classified, Rusesabagina aza muri image ya Mirikorine. Yego. Si bibi kuko byarabaye yarabikoze. Ariko par rapport y'uruhande bagahisha Saidi ya Nyabimata, Saidi yo muri Nyungwe yanamugejeje muri uniform y'iroza. Uwo bashaka gutaka, yego bamutaka, yego nyine ya uwo bashaka guponda. Urundi ruhande urushaka kumuponda narwo ntirwakabaye ruvuga Nyabimata gusa n'amageragere rwakabivuze, ariko rukongeraho ko muri 94 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi hari abantu yarukoye Mirikorine. Ariko uruhande rumwe rufata donc nta na hamwe ushobora balance. Wagira ngo isi ntabwo, wagira ngo Rusesabagina ntigeze agera mu Rwanda, wagira ngo ntigeze ajya imageragere. Byose barakurura ibya Mirikorine nibyo, ariko nibindi babizane. Hanyuma niba bitabaye rero hari abagomba kubigira, hari abagomba kubizana. Nabwo atari ugukasa 100% ngo yahamijwe ibyaha n'u Rwanda, ariko wibuke na Mirikorine nabwo naho yaba yarasabaga amafaranga, niba ari abantu 1960 yakijije, ushobora gusanga harimo kimwe cya kabiri cyamwishyuye, hakabamo kimwe cya kane cy'abavandimwe be, ariko byanze bikunze harabo yagize. So rero ibyo nibyo twakagombye kureba. Hello, Guten Tag. ni ku ishuri ryigisha ikidage Kimironko tuvugana. Yego niho wahageze. Der Sprachen Hub German Language Academy. Twigisha ikidage vuba neza heza n'ibikoresho byiza kandi ukishyura make. Ubu gahunda yo kwandika bifuza kwiga ikidage ku buryo bwihuse irakomeje, yaba ari abifuza kwiga ku manywa nimugoroba muri weekend ndetse na online. None sigabanya biciro ridasanzwe muracyarifite? Yego rwose, tubafitiye igabanya rusange rya 25% kubiga mu gitondo na nyuma ya saa sita, ndetse n'ubwasisi busanzwe bwa 50% kubiga muri weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere. Online byo nibihinduka. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyiciro cyacu Kimironko hafi n'umurenge ku gahanda rimwe kuri etage ya 12, cyangwa ukaduhamagara kuri 07 90 13 98 Reka ncacane ntacikanwa wa. Banguka kuko tugira inama abashaka kujya gukora kwiga imyuga ngiro uhembwa, gukora ubukoranabushake bwishyura n'ibindi byose bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage, dore ko na kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe ni iki kujya kwiga ikidage tukajya guhaha ubumenyi tugakirigita inote maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Mbese n'ubwasisi kuri Der Sprachen Hub German Language Academy. Yes, nibyo ngibyo rero ngira ngo ubwo ntabyo bindi twarenzaho.
uretse ko wenda ntabura kuvuga ko mu gutumbirira amatora abantu bari baziyamamaza bafite ibyo bakeneye muri kino gihe cy'amatora ni karibu nabo tuzabafasha batugereho hari ababirimo ariko n'abatarabivuga n'abataridekarara nabo ni karibu hari abo twamaze kuvugana n'abandi ni karibu bose ni karibu uhuza natwe oya udahuza natwe utarunda hamwe natwe abasesagura okay anyway kandi wenda turi kugenda dusatira umusozi ariko reka wenda ngira icyo nkubaza ngendeye kubyo nawe waruvuze uti nubwo bwose habaho kugira icyo abantu bavuga ku bivugwa muri Rwanda Classified hagomba no kurebwa nyine uburyo bivugwamo no yego nyine ubundi nuko abantu hajemo guheza inguni buri wese akajya mu nguni ye natwe tukabura aho duhera kuko byose biba bifite ntuza umuntu araheza inguni akadevelopa ibiri negatifu hakeneye n'abandi baza bakavuga ibiri positif wenda twe tugasesengura tujya hagati ariko ngewe ntago ma position ndimo ntago ariyo kuvuga ibiri positif kuko ntago ari manda yanjye gusa sinabona uvuga ibitari byo ndeba ariko ntago najya gusubirikanya nawe ngewe nari nkeneye izo mpande zombi ngo nsesengure no nyorohereza noneho mu metero ubona Rwanda Classified yaravugiye kandi bahereye kuri Ntwari dosiye iri mu rukiko bajya mu madosiye yaba abandi bo muri Afurika y'Epfo bajya muri Rusesabagina bavuga byinshi bajya byo kwa Rwigara bavuga abanyamakuru bavuzemo Karasira bavugamo Idamange ngira ngo na Cyuma n'umubavu ntabwo bigeze bavugira Jean Paul kandi Jean Paul niwe muntu promoma uri no kuzira ikintu kijyanye n'itangazamakuru abandi babonye ibindi byaha nubwo byaba birasosiye n'umurimo bakoraga ngo Jean Paul nuko wenda bitari politiko kubera iki si umunyamakuru se ntabwo biri politiko gute ntabwo biri politiko gute uburyo babisobanuye ifungwa rya Jean Paul nta kaboko k'inzego karimo se karimo se uzamufasha nurize kuvuga ngo ntabwo biri politiko ntari mu karengane se tubihishe dore ejo bundi yanze kuburana none umunsi yari kuburana wakubitanye na konje sinakubwiye ntiyiyongereye iminsi n'abari guhurika abuse barashyira ryari ni ukwiga dosiye bushyashya kuko ntabwo bamushyira ku wa kabiri hari hapanze ibindi umunsi bamupanze ku wa mbere 17 irayidi biteyemo uzaba ureba okay nese Jean Paul ntabwo Rwanda Classified ari kumuvuga okay Jean Paul bagakire ntawe bavuze ba Kofi ntawuza aho ari Kofi nawe Nuhu abahe Nuhu uzi imyaka maze ni yabuze muri corona si mu gihe kimwe na bakabaye bakora ntuza akatumenyeraho Nuhu ya Nuhu ntiyabuze muri corona ntwarapfa mu minsi imwe ngira ngo biri parallel uko Nuhu ashobora kuba yarabuze mbere gatoya ba Nuhu Anyesi we nawe si ntawamenya babicahaga baburana badahari shahaga yarageze abavuga yego hari umuntu twigeze kuvuga witwa Modeste w'Ikaduha umwaka amanza yarabuze nko mu byo mu kwa 10 donc urumva muri make Rwanda Classified isa naho kubera ko ari kampanye irimo ni nabyo babashakashatsi bakoze muri ya indi faillite journalistique bafashe nk'ibintu byari bisanzwe bizwi kuko harimo n'agasutitire kitwa secret de polichinelle secret de polichinelle ni nk'ibanga rizwi na benshi ibyo bavuze byose ntawe utari usanzwe abizi ariko ubu twari dukeneye kuvuga ngo nibacukumbure bamenye ngo Nuhu arihe ariho ntariho arihe yahunze iki ibintu nk'ibyo Kofi ibintu nk'ibyo ibindi bakoze ni ibisanzwe urumva ntabwo byinshi byari bisanzwe kuko urupfu rwa Colonel Karegeya muri South Africa wenda igishya cyajemo ni uriya muhungu wangeze na n'umwavoka we ariko nta ibindi byose ni ibintu abantu bari basanzwe bazi wenda bitakozwemo inkuru nk'uko bo bayishaka ariko byinshi byaje ari ibintu dusanzwe tuzi hari amadosiye abantu batazi uko ahagaze arahari menshi yeze Kofi ntagiye kurenza amezi 3 ntarenze Nuhu umwaka ntiwarenze cyangwa 2 Neza Anyesi we ntaheruka avuga bya biri byo kwa Rwigara
bari bongera kumubunga ariko we nyuma yaho ndumva yaraje okay ariko n'abandi buriya na Jean Paul na Jean Paul ntabwo ari kuriya byakabaye bigenda cyakoze so rero urumva ntabwo babashije kuvugira kubera nyine position bahagazemo ni kampanye ngari bivuga ngo niba ari kampanye hagomba kuba indi kampanye bihangana abantu ngende ndibaza ngo ese urundi ruhande rubura abantu rubura amafaranga rubura iki ese bategereje kuzareagisa ari uko hashize amezi 3 buri munsi ashoka Flash Africa yo ku ejo manza yasohoye nk'eshatu ni mufiririzo documentaire isomye hakaba noneho nizanditse n'ahandi ubu nuko wenda ariyo nkunda kubona ushobora gusanga nibura hasohoka ibindi byinshi ntabwo ibyo ari ibyo kuvuga ngo nonko iyo byiswe kampanye ishobora no kumara imyaka 10 cyangwa 15 ni umuntu ni bavuze agira ngo appel à l'action le soutien continu de la communauté mondiale mu myaka 5 uri imagine ko cyaba kingana hari abari kubyumva batari mu maposition ariko mu myaka 3 umuntu wabyumvise yigaga kaminuza mu myaka 3 akazajya muri White House uwo nguwo azahura n'inzatse u Rwanda turuzi gutya mu myaka 5 abari kaminuza bazaba babaye abakozi abari segonderi babaye abanyeshuri muri kaminuza isi yose mu myaka 5 10 twaba u Rwanda rwaba mbese gutese rwabaye nk'iki kunavuga ari nk'umuriro kandi impact ni nyinshi nabikubwiye abaturiste bagabanuka abaterankunga bagabanuka abamasaderi bangwa ingendo zimwe zibabane ku bayobozi ni utuntu twinshi nongaye bazi iyi kampanye rero ikomeje mukayireka ikamara nk'imyaka 5 nta riposte nta arewe baburiki ngiye murabibaza baburiki kera umuntu yajyaga umugani bajyaga akantu bajyaga batubwira ngo ukunegura utamunegura kwita kibura munwa barahucuritse ariko ibyo ni ibyawe baburiki aba bantu bafite imbaraga ki ku buryo ntabwo sinkubeshye rwose ntabwo reka nkubwire ntabwo ngewe simbizi sindabona ahantu birashoboka ko urugamba rurimo indege wakabunda ntuza ame yahangana n'intuza n'indege ntabwo bishoboka indege ubwo bisaba ibifaru nibura ni nko gusa mvuge ngo iki birinde kubikereza pe kandi ikigaragara twakekaga ko ari ibintu bizaba byabaye mu kwa 5 tariki 28 dore kwa 6 tugiye kurangira bakomeza n'ibikorwa inama buri kanya urumva mu cyumweru Rusesabagina arajya mu bihugu nka arazenguruka ntabwo ndamenye ibyavugiwe Montreal ariko ibyonyine kuvuga ngo inama sare yuzuye kuri podium inama iteranye iravuga kuri pano none kuri pano hariho Steven Smith Mikellarong na Rusesabagina uretse raporo izangeraho ubwo sibyo bintu bikurikira ibyabereye Oslo muri Norvège nejo yabyumva bumve byageze wenda Texas nejo biba byageze Manille muri Philippines ejo bicare tu sezerera ntaheda hiniraho hari undi muntu ngomba gusubiza ko ushobora kuba naramusubije ahandi hari umuntu twaganiriye turatinda nk'iminsi 2 atari kumva impamvu nashyigikiye ko Diane yitandukanya n'ibyo mama we avuga so numvise atabyumva pe anambwira ko ngo bizamukurira umuvumo ariko namubwira ati niba afite intumbero ya politiki yo kuyobora ntago yahuza byanze bikunze ntago yajya mu murongo w'ibyo mama wavuga ntago ari ukwiyakana mama we n'ukwiyakana ibyo mama wavuga kandi si ubwa mbere natanze ingero nyinshi cyane nahanga by the way nanjye hari ibyo ushobora kuvugira hanga umuryango wanjye ukitandukanya n'ibyo mvuga cyane rwose twakuze ubuzima amateka ari hano ese abantu baza amateka y'u Burundi
sinibaza ko Rwagasore yari umwana w'umwami ariko aba ari we uyobora Burundi kuva ingoma ya cyami ivuyeho. Wambwira ko atitandukanyije n'ibikorwa bya se sicyo bivuga. Yafashe umuheto indirimbo ziraza. Tuze mu Rwanda dufite abantu benshi hano bafite abavandimwe bari mu bihugu byo hanze mu barwanya leta. Ngira ngo mu mujyi wa Kigali hari umuntu wigeze ku mujyi wa Kigali afite umuntu uba muri RNC. Hari n'uwayoboye akarere kamwe mu majyepfo ufite nyirarume nawe uba muri abo ngabo ariko bagakora. Bishatse vuga ngo byanze bikunze bitandukanya n'ibyo bakora ariko n'ibitandukanya n'ubuvandimwe bafitanye. Urundi rugero tuyeze kugira umuminisitiri mu Rwanda ku bwa Habyarimana afite umwana mu nkotanyi ari ofisiye wamwanga ngo buratse ndacyakomeza hari kanyinshi z'abantu kwitandukanya n'umuvandimwe. Umuntu amaraso ayo ni umuryango ntabwo witandukanyije n'umuvandimwe ariko ibyo akora niba bitari mu murongo w'ibyawe. No, by the way ntuza General Kabarebe akunda kujya bivuga avuga ukuntu imiryango y'abasirikare b'Exfare imwe yabaga mu Rwanda bo bari hanze yego bavuga cyane rwose. Noneho igisirikare cy'u Rwanda kigafasha ya miryango yabo bakitandukanya n'ibyo wa wundi avuga ariko bakanabaha misiyo kugira ngo na wa wundi abashe kuza. So rero kwitandukanya arindike Gasana Anastase mushiki we nawe yayoboraga hano mu mujyi wa Kigali cyane ari meya ntitandukanyije nawe cyane kandi ntekereza ko n'akayihayo ka politike uriya mushiki yagakomoye kuri Gasana cyane ariko amaze kugenda afashe uwe murongo ati nimuzabimpore kandi icyo dushima nuko ntawe ubizira ariko utitandukanyije nabyo on sait jamais. Mitsindo Fidel umuhungu wa Sekarije ayobora hano mu Rwanda abavandimwe be bari ahandi bavuga ibindi ari nyinshi pe wenda kuri Diane byo nuko ari ariko byari ngombwa uriya mubyeyi avuga abantu mu mazina yabo abo bantu ari kuvuga bari kumwe na Diane mu gihugu imiryango yabo iri kumwe na Diane mu gihugu by the way bari mu mirimo kandi abo bantu imbaraga bafite naho bava mu mirimo cyangwa bakajya muri pansiyo abana babo nabo bazaba bari mu